hari umugabo suba kwasa kubaka urugo rwe. Ese hari umugore uba iwabo kwasa kubaka urugo rwe, icyo gihe ngo aba yarahukanye, sibyo? Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni SWATAS. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @SWATAS no kuri 0787 SWATAS, in your services. GASARO TV. Kandi namwe ababyeyi mwatubwiye yuko mwabemereye yuko bagiye gushyingiranwa bakabana nk'umugabo n'umugore. Tugiye kureba rero inshingano zabo bagiye gufata mu rugo rwabo. Itegeko riravuga ngo abashyingiranwa bagomba kudahemukirana. Muntega amatwi. Abashyingiranwa bagomba kudahemukirana, gutabarana ndetse no gufashanya. Biroroshye ibyo ngibyo. Ubu mwaje kwiyemeza ngo wowe tugiye gushyingiranwa, yewe ugiye gushyingiranwa nawe sinzaguhemukira. Sibyo mwaje kwiyemeza? Sinzaguhemukira. Kandi ubuhemu buba buri kwinshi, buba mu bintu bitandukanye. Ariko hano aravuga ngo sinzaguhemukira na rimwe mu kintu icyo ari cyo cyose. Harimo rwa rukundo rero rw'iki? Ruhoraho, rudahinduka, rw'akaramata. Ruvuga ngo ntuzahemuke. Rikavuga ngo nanone ngiye kukubera umutabazi. Bavuga ngo kubera ko ari yo ufite imbaraga niyo ugiye kukubera umutabazi, ariko ni ku mpande zombi. Kuko ushobora kuba uyu munsi ufite imbaraga ejo zikaba nkeya, ariko akaba ari ugomba kugira gute? Kugutabara, kukugoboka, kukuba hafi. Hanyuma no gufashanya muri byose. Hanyuma mukubaka urugo rwanyu rugakomera. Mwasezeye ababyeyi banyu. Kumana hari abakibitekerezaho kugira ngo bansubize. Ntabwo muri abasezera. Muri abasezera. Reka mbaho umwanya mu basezere. Hanyuma mwese muhaguruke mubabwire muti murabe. Muhaguruke mu basezere. Mwewe murantega amatwi. Mwari mukibareba muzi ko bari bugaruke iwanyu. Ariko siko bimeze, baje gusezerana kugira ngo bajye kubana nk'iki? N'umugore n'umugabo. Barabana hehe? Barabana hehe? Mu rugo rwabo. Niyo mpamvu babasezeye rero. Ingingo ikurikiraho iravuga ngo abashyingiranywe bakimara gushyingiranwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, ubwo ni jyewe, bagomba kuhita bajya kubana nk'umugabo n'umugore. Ako kanya. Mwamaze kubiseka nkomeze. Bakagira inshingano zikurikira. Ubwo bagiye kubana nk'iki?
bagira inshingano ndemyabuzima, ubundi bakagira inshingano zo kubaka urugo rwabo rugakomera. Mwumvise bajya kubaka urugo ahandi? Bafite inshingano ndemyabuzima. Buriya abarimo hano bakuru bazi gushishoza kure mu buzima ni ukubyara bagaheka. Ese bazabyarira iwanyu mwari iy'iwabo undi wabo bizakunda? Uwambajije ngo ni aka kanya rero, ni aka kanya. Keretse niba mushaka kuzabyara mu myaka izakurikiraho aribwo muzajya kubana, ariko kubaka urugo rwanyu rugakomera murahera none. Kandi murubaka urugo rwanyu mutarwubakiye mu rw'abandi, sibyo? Hari umugabo usuba kwasa kubaka urugo rwe? Ese hari umugore uba iwabo kwasa kubaka urugo rwe? Icyo gihe ngo aba yarahukanye, sibyo? Ubwo se simbatsinze? Biruzuye rero. Aka kanya mwaje kugira ngo mushyingirwe mujye kubana nk'iki, kandi mujye kuba mu rugo, hanyuma tubifurize kuzubaka urugo rwanyu rugakomera. N'amashyi menshi n'impundu nabo abo mwasezeye kandi muzarwubake neza, sibyo? Indi nshingano rero mu rugo rwanyu iravuga ngo abashyingiranywe bafite inshingano yo gushakira urugo rwabo ibirutunga. Mwumvise ko ntabwo muzatungwa n'ubusa, mufite inshingano yo kugira gute? Yo gushakira urugo rwanyu ibirutunga. Ubwo rero mugiye mwese guhihibikanira urugo rwanyu mukarushakira ibirutunga. Ibitunga urugo ni byinshi rero. Hari umuntu ashaka kwibaza ngo n'ibyo kurya ni n'ibyo kunywa. Oya, ni byinshi biriya bituma umuntu abaho neza akishima akabana n'abandi. Icya mbere rero gituma byose biba byiza ni uko urugo ruba rufite amahoro. Iyo rufite amahoro rugira amafaranga, rukagira ibitekerezo byiza, rukagira inka, rukagira abavandimwe, rukagira inshuti, hanyuma n'abandi bakifuza kugira urugo nk'urwo, sibyo? Rero urugo rwanyu muzarwubakire kuki? Ku mahoro n'ubwumvikane no gushyira hamwe. Rwa rukundo mufite mwatangiranye uyu munsi ruzakomeze, ubundi ibindi muzabibona. Ariko ubwo ugiye mu rugo rwawe, tugiye kugaruka ku kinyuranyo cy'amahoro. Hereye nimugoroba nimujya kubana mukamubwira utubundi waje kumara iki hano? Ati ntabwo nifuzaga ko ari wowe tubana uyu munsi. Utubundi byagenze ubwo amahoro aba ahari. Umwe ashobora guhita agira gutasohoka mu rugo agasubira iwabo akavuga hataragira n'ibindi biza gukurikiraho, reka mbengize gute mbe nkubishije, kugira ngo utange iki? Amahoro. Nawe ugira iki? Ubwo rero amahoro niyo mugiye kubakiraho, kuko niyo shingiro ry'urukundo, niyo shingiro ry'urugo. Indi nshingano abashyingiranywe bagirana bafite nuko buri wese mu bashyingiranywe afite inshingano yo gushakira uwo bashyingiranywe ibimutunga. Mwabyumvise? Harimo rero kuvuga ngo gushaka ibitunga urugo, gushakira mwashyingiranywe ibimutunga si iby'umugabo kandi si n'iby'umugore. Buri wese afite iyo nshingano. Ugomba rero guhagurukira urugo rwawe, ugomba kumenya icyo uwo mwashyingiranywe uyu munsi akunda ukakimushakira, sibyo? Ugomba gukora ku buryo nababwiye ngo amahoro niyo yubaka byose, ku buryo atazabura amahoro imbere yawe cyangwa se mu rugo musangiye, mu rugo rwawe, kuko mwese urugo ni urwa. Iyo mvuze urugo rwanjye
mavuze n'urugo rw'umugabo wanjye mu rugo rwawe ntazagire icyo akuburana. Nizo nshingano mwaje kwiyemeza uyu munsi. Nushaka unabimubwira aka kanya uti ntacyo uzamburana. Hari uwateze ugutwi we ntiyabimubwira, ubwo se biba bizagenda gute? Sibyo? Ubwo rero icyo bisobanuye ni igihango gikomeye ko ntacyo azagira gute azakuburana. Nanone mufite uburenganzira bukurikira rero. Mukimara gushyingiranwa, buri wese afite uburenganzira ku mitungo ya mugenzi we bikurikije uburyo bashyingiranywe, 50%, 50%. Ubwo rero niba mwahisemo ingingo ya mbere, buri wese ahita agira gute mujya guhinduza uti narasezeranye, bikagaragara uwo mwasezeranye byo uyu munsi. Nibyo nahoze mbabwira ko mugomba kujya kubana nk'umugabo n'umugore. Tugihaguruka hano, twebwe turagenda dukore muri mashine yacu, tuvuge ngo Nezumuremyi Christophe ni umugabo wiringiye Imana Odette. Nuzajya no gushaka icyangombwa uzasanga waragize gute mwarashyingiranywe. Ntabwo uzaba ukiri ingaragu, uzaba uri umugabo. Ubwo rero biraza kurangirira hano. Ubundi burenganzira mufite rero ni uburenganzira ku bana ndetse no kubaha uburere. Ba bana twavuze kare muzabyara, twabonye bazaba benshi cyane, kuko Imana izabaha umugisha ikabaha abana benshi. Ntabwo ari 2 gusa, azaba ari benshi. Nta nubwo ari 3, azaba ari benshi. Abana rero muzabyara, nk'ababyeyi mufite inshingano zo kubarera, mukabatoza umuco nyarwanda. Yabisekuruza byanyu ababyeyi batababwiye muze kwibabaza abo muzabibabwira, bazamenya aho bakomoka, sibyo? Hanyuma mukabashyira mu ishuri bakiga, ndetse mukanabavuza, mukabatoza umuco nyarwanda. Mwana babwiye uzamwo n'ibyo bisekuruza, uzamo gukunda igihugu, uzamwo kugira uruhare nabo rwo kuzaba abagabo, bagatera intambwe nk'iyo namwe mwateye. Nabo ni umuco nyarwanda wo kuvuga ngo tuvuye muri iki cyiciro tugiye muri iki, tugiye kuba abagabo, tugiye kwigira, tugiye kuzabaho neza. Abana bo rero iyo bakivuka, ubu byarasobanutse ni kimwe n'abashyingiranywe. Kwa muganga bahita babandika, bakabinjiye mu gitabo cy'irangamimerere dusangiye twese. Umwana wawe wazana indangamuntu yawe, tugahita tukwereka umwana wabyaye ko no kwa muganga bamwanditse, tukakwerekana nimero ye imubaruyeho. Ababyeyi kenshi iyo abana bagiye gutangira ishuri bakunze kuza kutwaka ngo muduhe kode y'umwana wacu. Umwana yavukiye mu rugo, mwumvise kwa muganga aho ni automatique bahita babikora. Bahita bandika bati ngiye nitwa Marie Rose. Marie Rose abyaye umwana witwa KEZA, yamubyaranye na Emmanuel. KEZA no wande no Marie Rose na Emmanuel. Wajya natwara indangamuntu yanjye KEZA nkamubona, Emmanuel yatwara indangamuntu KEZA akamubona. Igihe rero nawe we azagera kujya gufata indangamuntu, azatwara ya kode bamuhaye kwa muganga avuka. Ari nayo kode natwe tugumana turabyita ni mu ikoranabuhanga. Numvise icyo dukoresha ni iki? Indangamuntu. Indangamuntu rero nayo umwana ugejeje igihe cyo kugira ngo ayifate agomba kujya kwifotoza kugira ngo azagire uburenganzira nawe bwo kuzayikoresha ibyo agomba kuyikoresha, kuko byose biri hehe? Mu irangamuntu.
iranga umuntu. Ubundi burenganzira mufite rero, abashyingiranywe bafatikanya ubuyobozi bw'urugo rwabo, harimo kurwitaho kugira ngo rukomeze kugwiza umuco mwiza ndetse no gukomeza kurwubaka rugakomera. Mwumvise ko bafatanya ubuyobozi bw'urugo. Mbere itegeko ryavuga ko umugabo wenyine ari we mutware w'urugo. Bagahita bavuga ngo urugo rugizwe n'umugabo n'umugore n'abana babo. Iryo ni ryasimbuwe n'iri. Iryo naryo ryasimbuye ryavugaga ngo umugore ni umutungo wimukanwa w'umugabo. Sibyo? Ubwo yimukaga yamutwaraga kimwe n'iki n'ibindi byose byimukanwa mu rugo. Ibyo rero kubera yuko mu rwego rw'ikiremwa muntu urumva ko hariho umugore yateshwaga agaciro, niyo mpamvu basanze umugore n'umugabo bafite uburenganzira bungana hehe mu rugo rwabo. Umwe yisangiza rero kuba yakwiharira inshingano zo gucunga urugo iyo undi atabifitiye ubushobozi. Ni ryari? Igihe yaba arwaye ubwenge butagikora neza. Icya mbere ni ubusambanyi. Mwabwihanganira? Ubusambanyi mwabwihanganira? Yego. Oya, ntawabwihanganira. Hariho abambwira ngo babwihanganira, niyo mbashyingira abagore bajya bavuga ngo twe twabwihanganira, ariko abagabo bakangara ngo ntabwo byabaho. Ariko ku mpande zombi itegeko riravuga ngo mwese ntawemerewe kujya hehe mu busambanyi, kuko ni icyaha gituma urugo rusenyuka. Indi mpamvu ni uguta urugo igihe cy'umwaka wose, amezi 12. Umugore wawe yaragutaye yagaruka ukamwakira, kandi akenshi iyo yataye urugo aba yagiye no ku wundi mugabo cyangwa se ku wundi mugore, yagaruka ukamwakira. Ko mutansubiza se? Ntabwo yagiye mu kazi, yaragutaye. Kujya guhahira urugo no guta urugo biratandukanye. Sibyo? Wamwakira? Ntabwo wamwakira. Indi mpamvu ni igihano cy'icyaha gisebeje cyane. Icyaha gisebeje cyane cyemezwa n'iki? N'urukiko. Bakavuga bati uyu ni umwicanyi, twamuhaniye ko ari umusambanyi, yasambanije n'abana bato cyane bataragera ya myaka y'ubukure. Si amahano? Ariko bishobora kugutera ipfunwe mu rugo rwawe, ukavuga uti uyu muntu numva tutakongera kubana. Itegeko iki gihe birakwemera yuko izi mpamvu zatuma mugira gute? Mutandukana. Indi mpamvu ni ukwanga gutanga ibitunga urugo. Urugo rero rugomba kubaho. Mwumvise ko buri wese afite kuruhahira. Ufite ubushobozi igihe yanze kuruhahira rero undi ashobora kujya kubiregera kugira ngo rubone ibirutunga. Indi mpamvu ni induru yo mu rugo. Ya mahoro nababwiye, guhoza uwo mwashyingiranywe ku nkeke, aratahira ku nduru, aratahira ku bitutsi, ubwo yarwubaka umunsi umwe azasohoka yigendera. Indi ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. N'abashyingiranywe rero bagomba kumvikana ku mibonano mpuzabitsina, bakayikora mu bwumvikane nta uhohoteye undi.
indi mpamvu ni ukumara nibura imyaka 2 batabana ku bushake bwabo. Ku bushake bwabo hari nubwo babyumvikanira mu nzu, umwe akava mu cyumba akajya hehe mu kindi cy'abashyitsi, ubwo si ubushake bwabo, bakazabaho akajya ategereza ati buriya naza gutaha turaza kumvikana ambwire ngo ngaruke mu cyumba, agataha undi yasinziriye kandi atari we uri namukingure kuko nawe yafashe urufunguzo rw'undi agafata urwe, sibyo? Akajya kwiryamira bagahora muri ibyo imyaka 2 ikagira gute, akavuga ati ese tuzabaho ubu buzima cyangwa twareba uburyo twongera kumvikana byananirana tukajya mu nkiko. Umwanya ukurikiyeho ni uwanyu rero, sibyo? Uyu munsi buri wese afite icyo abwira mugenzi we, kuko uyu munsi ni umunsi utagaruka ku bashyingiranywe, sibyo? Ni umunsi umwe agiye kuba umugabo undi akaba umugore, ubundi muracyari abasore n'inkumi, ariko mu mwanya muto murasohoka hano, umwe yabaye umugabo undi yabaye iki? Undi yabaye iki? Si igitangaza gikomeye? Nicyo muza gusohoka hariya muririmba kugera mu rugo, sibyo? Ufite rero icyo umubwira kandi kiri ku mutima wawe, kandi icyo muri bumubwire turaza kwirengagiza urusaku ruri hanze, tuvuge n'abari muri sare bumve, sibyo? abandi bose basohotse tuzakurikiza inama z'ababyeyi cyane, kandi nshimira agakomeye yanjye twangiriye inama ku by'urugo rwubakwa, kandi ndizeye neza ko bizabasira ababwiye nzubahiriza isezerano basezeranyije. maze kumva amasezerano umuremyi Kristo wiringiye Imana Odette n'amasezerano dukunda Daniel
Maria Sandrine, Ndahimana Isaac, Uwimbabazi Diane, n'amasezerano Nyiracyayisenga Justin na Musabyimana Marie Claire bagiri imbere yanjye ku ruhame rwa benshi, shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko, bemeje ko ubu bashingiye nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya.